ahagarara yarangiza akazamura nk'akaguru wenda akagira nka gutya, umuhungu yarangiza akayishyiramo, nabwo mubikora bitababangamiye. Pozisiyo ikurikiye rero ni pozisiyo yitwa bakunda kwita guhenesha cyangwa se akinyuma. Iyi pozisiyo yo kugarama iroroshye cyane yuko umusore niwe uba uri hejuru, nta mvune irimo, aba ari hejuru, ishobora kumufasha no kuba yanyaza umukobwa neza. Ndabasuje abakunzi ba Izere Media TV. Uyu munsi tuje kuvuga ku bijyanye na pozisiyo zo gukora imibonano mpuzabitsina, pozisiyo nziza zikunze gukoreshwa. Ariko mbere mugomba kubanza gukora subscribe, mugakundisha na bagenzi banyu ibiganiro byacu, mukanda like, mukanda share na comment, tukajya dusangira ibitekerezo, mukatubaza n'ibibazo byose mushaka tukabasobanurira. Niba wamaze gukanda subscribe, sangiza inshuti zawe, ubundi uze ukurikire ikiganiro neza, kiraryoshye, kimeze neza rwose. Pozisiyo tugiye guheraho ni pozisiyo yo kugarama. Iyo pozisiyo yo abantu basanzwe bayimenyereye cyane, ikozwe no mu buryo bworoshye, ikorwa mu buryo bworoshye, ntago bigoranye. Nshobora nko kubaha nk'urugero ukuntu ushobora kubikora kugira ngo nawe bitaba byakugora. Ushobora kuryama ugaramye utya, ukagira amaguru gutya, ubundi ugakora igikorwa cyawe neza kandi kikagenda neza. Iyi pozisiyo iroroshye ku buryo buboneka kandi bugaragara. Iyi pozisiyo yo kugarama iroroshye cyane yuko umusore niwe uba uri hejuru, nta mvune irimo, aba ari hejuru, ishobora kumufasha no kuba yanyaza umukobwa neza kandi akarinda arangiza kandi bose baryohewe. Mbese iroroshye mu buryo bugaragara, niyo pozisiyo yoroshye bishoboka. Wowe wamaze gukanda subscribe ndagushimiye cyane, kuko ubu ngubu wamaze kuba inshuti yacu. Ubundi ndi kukurarikira ukomeze urebe iyi video mpaka irangiye, harimo inyigisho nyinshi. Nyuma y'iyi pozisiyo nkweretse, inyuma tugiye kwiga n'izindi nyinshi ku buryo uri buhavana ubumenyi buhagije. Pozisiyo ikurikiye rero ni pozisiyo yitwa bakunda kwita guhenesha cyangwa se akinyuma. Iyi pozisiyo nayo ikunda kuryoha cyane, abenshi murayizi, bavuga yuko iryoshye kandi nawe uyikoze koko yakuryohera. Nshobora kubaha wenda nk'urugero ukuntu ikorwa. Ishobora gukorwa muhagaze cyangwa se wenda mupfukamye muri ku buriri, cyangwa wenda umukobwa ari hasi yunamye, umuhungu ahagaze. Ushobora nko kubigenza nka gutya, muramutse muri nko ku buriri, ushobora kubigenza gutya, umuhungu akajya inyuma, yarangiza agakora igikorwa kandi kikagenda neza, kikaryoha. Iyi pozisiyo yo guhenesha iraryoha cyane. Cyangwa mukaba muhagaze, wenda umukobwa akaba ahagaze nko hasi, agafata nko ku gitanda cyangwa agafata nko ku ntebe, yangiza umuhungu akajya inyuma ahagaze. Hari n'indi pozisiyo ngiye kubabwiraho, hari pozisiyo yo kuba wenda muhagaze. Hari nk'ukuntu wenda mushobora kuba mubonanye, wowe ukumva ugize irari, mukumva nyine mugize irari, ukumva nyine mukeneye gukora imibonano mpuzabitsina, kandi mukabona nta kundi kuntu mushobora kubikora. Hashobora kuba nta buriri buhari cyangwa se inzu yo kubikoreramo, wowe ushobora kwiyaranja, warangiza mugakora pozisiyo yo kuba muhagaze. Wenda nk'umukobwa akaba yahagarara, yarangiza akazamura nk'akaguru, wenda akagira nka gutya, umuhungu yarangiza akayishyiramo, nabwo mubikora bitababangamiye.
iyi pozisiyo yo guhagarara kandi ushobora no kuyikora umukobwa akahindukira akaba yareba inyuma, yarangiza akunama ku buryo nka gutya wenda, ku buryo mushobora nyine gukora n'ak'inyuma kandi muhagaze wenda, kubera yuko ituru nyine itari yo mu nzu, mushobora kuba mubikeneye wenda muri nko mu nzira cyangwa muhuriye nk'ahantu mwangiza mugakenera kuba mwakora imibonano mpuzabitsina. Pozisiyo zo ni nyinshi, tubafitiye ibyiza byinshi, mwebwe mukomeze mukurikirane Izere Media TV, ubundi tuzagenda dusangira ibintu byinshi, tuzabereka pozisiyo, tubereke, twige uko ushobora kunyaza umukobwa kandi akanyurwa kandi nawe ukishima. Ibyo byose n'ibiganiro tuzagenda tubereka, mwebwe mutwereke ko mudukunze kandi musangize n'inshuti zanyu izi video zacu, natwe turi kumwe.